ngo Kamanzi akunda Imana ku mukoro ugiye uri bukore mu ikayi yawe. Shaka urupapuro n'ikaramu ibintu bikore. Hello, mwiriwe neza. Nkuko mumaze kubimenyera nitwa Teacher Elijah. Maze imyaka irenga 7 nigisha. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo rya mbere ry'abatangizi. Abatangizi tugiye kurebera hamwe isomo rigaragaza ikoreshwa rya subjects. Subjects dufite twazigira mu Kinyarwanda nk'insimburazina. Zikoreshwa gute? Ubusanzwe tugira iyo twita I. Mu Kinyarwanda twazikoresha nk'insimburazina cyangwa se ibinyazina. Ikinyazina like nyereka ibintu nk'ibyo. So hano dufite iyo twita I. Utasoma I, oya. Dukoresha I iyo twandika ariko tugasoma I. Iyo uvuze I uvuze ngo njye. No mu gihe nshatse kuvuga ngo wowe, icyo gihe nkoresha ijambo you. You ni wowe, njye ni I, you. Nyuma yaho tukagira iyo twita he. Uramenye ntuzasome he, oya, dusoma he. He ikoreshwa ku gitsina gabo. Umuntu wese w'igitsina gabo dukoresha he nk'insimburazina. Urugero nashaka kuvuga ngo Kamanzi, nshaka nahita nsimbuza hari Kamanzi nkavuga he Kamanzi. Noneho aha tugasoma she ikoreshwa ryari? Ni ku muntu w'igitsina gore. Abo mukobwa mutoya, mukuru, mukecuru, uwo ari we wese uko ari igitsina gore dukoresha she. Izi tuzikoresha nk'insimburazina. Hanyuma hano tukagira iyo twita it. It ikoreshwa ryari? It ikoreshwa ku kintu ndetse n'ibintu muri rusange. Ikintu, inyamaswa, urugero harimo inka, imbwa, inzovu, imbogo, ingona, imodoka, indege, telefone, ikibaho, ikintu icyo ari cyo cyose dukoresha it. Hanyuma iyo uri kuvuga, hari umunyeshuri wigeze kumbaza ati se teacher, ni ryari namenya umuntu akoresheje it turi kuganira? Nabwirwa n'ikintu yavuze it y'ikintu cyangwa se it y'inyamaswa? Ko wa mugani it ikoreshwa hose. Cyose kiri logical. Gusa hano biba byoroshye. Bitewe n'ikintu muri kuganiraho, njyewe uri kubwirwa mpita numva direct icyo ushatse kuvuga. Bitewe n'uko n'ibyo turi kuganira. Hanyuma iyi she ngira ngo murayibuka. She ikoreshwa ryari? Ku gitsina gore. She, Mukamana nkavuga ngo she. Kamanzi he. Njye ni I. Wowe you. It ni ikintu. Ikosa abantu bajya bakora ribi mu kibonezamvugo ni uko wafata ya nsimburazina ngo nurangiza uzaneho n'izina izane n'izina ubwaryo ukabishyira hamwe mu nteruro bikajyana. Iryo ni ikosa. Gufata izina ubwaryo ugasanga umuntu aravuze ngo Kamanzi he. Kamanzi ni noun, ni izina. No subject ni ya nsimburazina ya Kamanzi. None baza gukora interuro n'urugo tubishyiramo byose icyarimwe. Ngo Kamanzi he, oya, ntabwo ari byo, iri ni ikosa. Cyangwa se uvuge ngo Mukamana she. Icyarimwe mu nteruro ntabwo ari byo. Ufatamo kimwe.
kimwe cya gihagije. Niba ari Mukamana uhita ukomeza, nimba ari shi ukomeza. Hanyuma hano hasi dufite iyo twita yu. Yu iragarutse kandi hejuru nabwo twayibonye. Hari uhita yibaza ati se teacher, ko dufitemo yu ebyiri hano zitandukanye hehe? Zirasa, zandikwa kimwe, zisomwa kimwe, ariko se itandukana ryazo ni irihe? Itandukaniro riroroshye. Iyi yo ya mbere twabonye aha ngaha ivuga wowe, iyi ikoreshwa mu buke, ku muntu umwe. Hanyuma iya hano ikoreshwa ku bantu barenze umwe, ni abantu benshi. Nubwo iyi iba iri mu bwinshi. Ubwo mu Kinyarwanda navuga ngo mwe cyangwa se mwebwe. Mwe, mu gihe iya mbere ivuga yu, wowe. Uravuga ngo ni wowe, mwaba muri benshi nka batanu cyangwa ngo mwe, mwabana mwe, mwabantu mwe, mwa cyangwa se mwe, mwebwe. Isi urumva iyi iri mu bwinshi, iya mbere iri mu buke, ku muntu umwe, ku bantu niyo baba ari miliyoni 100 z'abantu uri kubabwira mwiriwe. Twe mu Kinyarwanda iyo tuyikoresha bisanzwe mu rwego rwo guha icyubahiro umuntu turi kumwe nawe, turavuga ati mwiriwe, mwaramutse. Turumva dukoresha iyi ngiyi mu Kinyarwanda. Iyo ukoresheje iyi ngiyi mu buke ukabwira umuntu ngo wiriwe, iyo niyo yu ya mbere. Ariko ushatse kwereka umuntu ko umwubashye cyane, mu byubahiro umugomba, ukoresha iyi ngiyi, mwiriwe, mwaramutse. Kama waramutse. Ni iyi y'umuntu umwe, ariko mu byubahiro tugomba umuntu dukoresha iri mu bwinshi. Mwiriwe, mwaramutse. Iyi ivuga mwe. Clear? Dukomeze. Hanyuma indi dukurikizaho tugira iyo twita wi. Ntago tuvuga ngo we oya, tuvuga wi. Iyi wi isobanura iki? Isobanura twe. Ni njye nawe, turi hamwe tuba twe, ariyo twita wi mu Cyongereza. Ntuzasume ngo we oya, ni wi. Aho hagiye hari dusoma i, keretse iya nyuma ariyo dufite yitwa day. Aha dusoma of course. Day ivuga ngo bo. Mu gihe wi ivuga twe, ni njye nawe ndetse n'abandi muri kumwe, twese turi hamwe. Iyo ni wi. Hanyuma iyi iravuga bariya. Day. Izi nizo twita insimburazina mu Cyongereza. Tuzigira ari 8. Ariko akenshi iyo turi kubyandika ya yu, kuko iyo igarukamo hano inshuro ebyiri, akenshi tuyivanamo. Gusa ndagira ngo mbisobanure neza mu buryo bwumvikana. Iyi I buri ko tuvuga ngo ni njye I. You, wowe. He, wa muntu tuziranyeho w'igitsina gabo, ntashaka gusubiramo izina rye. Uwo ni Kamanzi, he. She, Mukamana. Izi tuzikoresha nk'insimburazina. Ni igihe tudashaka gusubiramo rya zina rya wa muntu, tugashaka ubundi buryo tubihinduramo. It twabonye ikoreshwa ku kintu cyangwa se inyamaswa. You ya yindi y'abantu benshi. We ikavuga twe. Hanyuma they ikavuga bo. Hanyuma noneho tugiye gukurikizaho iki? Tugiye rero kubona uburyo noneho izi subject cyangwa se izi nsimburazina twazikorera interuro kugira ngo twumve imikoreshereze yazo cyangwa se yazo. Reka noneho twifashishe inshinga gukunda. Inshinga gukunda mu Cyongereza
ni to love. To love. Gukunda. To love. Kwanga. To hate. To hate. Kwanga. Hate. Love no gukunda. Gusa twebwe nta mwanya wo kwangana dufite, no. Turakoresha inshinga gukunda. To love. Hanyuma rero, Imana mu cyongereza bayita gute? Imana tuyita gute mu cyongereza? Nakoze cyane. God. God. Gusa icyongereza kivuga mu buryo bubiri. Hari ikivugwa n'Abanyamerika, hari n'ikivugwa n'Abongereza. Ni ngo okay, ni ururimi rumwe ariko ruvuga mu buryo butandukanye. Abanyamerika bagira imvugo yabo, n'Abongereza bagira imvugo yabo. Abanyamerika hano bavuga love. 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 Abongereza bakavuga love. 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 Abanyamerika bavuga love. Naho Imana Abongereza bavuga ngo God. Just God. Abanyamerika bakavuga God. So nuko bivugwa. Now reka no turebe ukuntu twakoresha zino subject dufite hano, dukura interuro irimo ya nshinga yacu gukunda kandi n'ijambo Imana rigarukemo. Urugero, ngiye gukora interuro yanjye irimo za nsimburazina ndetse na ya verbe cyangwa se inshinga ndetse n'izina ryanga. Icyo gihe nshatse kuvuga ngo nkunda Imana. Nkunda Imana. Nkunda. Tuzirikane ko I ivuga njye ni njye ukunda. Tugenza aba ngo I kurikiza ya nshinga yanjye, I love God. Tinze nandike God ahangaha. Mena ko rero nkoze interuro yuzuye. I love God. Nkunda Imana. Ni njye nkunda. Mbwira ko nkunda Imana njyewe. Uvuga ko njye nkunda Imana. Urakoresha ihe muri izi. Tujye turakoresha you. Uko you ivuga wowe. Wowe. Wowe ukunda Imana. Inshinga dufite ni imwe, no gukunda. Ubyibuke no gukunda. Icyo gihe nzavuga ngo you love God. You love God. Ukunda Imana. You love God. You love God. Byoroshye? Hanyuma rero, ahangaha dupayinga attention. Attention. Turitonda ahangaha. Niyo ngo kuva kuri he kugera kuri it is uko ari eshatu. Iyo tugeze ahangaha, ya nshinga twari dufite love ihita ijya mu bwinshi. Ijya mu bwinshi. Iyi ni formule ikurikizwa mu rurimi rw'Icyongereza iyo turimo turakoresha ibyo twita present tense. Present tense mu Kinyarwanda tuyita indagihe. Indagihe. Tugira ibihe bitatu by'ingenzi by'inshinga. Tugira indagihe ariyo ikoreshwa nonaha, tukagira impitagihe ariyo ikoreshwa mu bintu byarangiye, tukagira n'inzagihe ariyo ikoreshwa tuvuga ibintu bizaza biri mu nzagihe. Hanyuma indagihe twebwe mu Cyongereza tuyita present tense. Indagihe. Impitagihe tukayita past tense. Past tense. Tukagira n'inzagihe ariyo twita future. Future tense. Ni ibihe bitatu by'ingenzi mu rurimi rwose, yaba Icyongereza n'Ikinyarwanda. Ariko ko twebwe turi kuri present tense ku ndagihe,
forumire ikurikizwa mu ndagihe iteka ryose. Iteka ryose. Inshinga yose waba ufite uri gukoresha, iyo ugeze kuri he, she na it, ya nshinga yawe ni itegeko ugomba guhita ushyira mu bwinshi. Ugomba kujyaho s cyangwa se as bitewe n'inshinga ufite. Bisubiremo nako byumvikanye. Iyo turi gukoresha indagihe present tense mu cyongereza, uri gukoresha za nsimburazina twabonye, hari I, hari you, aha hatatu rero, izi eshatu zishoranye, he, she, it, ya nshinga yacu itujya mu bwinshi. Ni itegeko, ni forumire mu yandi magambo, kandi forumire ni forumire nyine. Uraje mbaza ngo none se kubera iki ngo tuyishyira mu bwinshi? Twabisanze uku, ururimi twarwize uku, turutwara uku, turwigisha uku. Finish. Ni nkuko nawe uvuga ngo ngiye kuryama. Kuryama se kuki se tutavuga ngo kuryoma, tukaba kuryama. Ni kuryama nyine nta bindi. So n'ahangaha nuko reka tubifate gutyo, ururimi ntabwo ari urwacu, turwiga uko ruri. Waba ufite inshinga love cyangwa se inshinga like, ufite inshinga go ni ukugenda, like ni ugukunda ikintu ariko biraho, iyo ni like. Naho love ni ugukunda ikintu bimwe biri ku mutima, bivuye ku mutima, bimwe bya nyabyo, hahandi unarwara. Ni rwa rukundo tuvuga ngo urukundo ni impumyi. Urwo rukundo rutuma uhoma niyo love. Naho like yo ni ukwishimira ikintu nyine ukagikunda, just biraho nyine, cyaba gihari cyangwa kidahari ubuzima burakomeza. Ariko love yo igusigira igikomere gihambaye. So ubwo indi nshinga waba ufite, reka tuvuge inshinga to eat. To eat ni ukurya. Nango izi nshinga zose ubona ko ni ukuza tuzandika, ariko iyo zigiye mu bwinshi twongeraho ya s cyangwa se as bitewe n'inshinga dufite. Nango iyi like twongeraho s, kaba ngo likes. Aha tukagera go, tugiye twongeraho as, kavuga goes. Hanyuma aha tukagera eat, tugashyiraho s, eats. Izi verbe zijya mu bwinshi kubera iki? Kubera ko ziri muri present tense n'indagihe. Ariko zijya mu bwinshi iyo tugeze hano muri bino byiciro bitatu biri aha ngaha. Kino cyiciro kimwe, he, she na it, honyine niho za verbe zacu tuzazishyira mu bwinshi. Ahandi hose nta gihinduka. Nkuko twatangiye tuvuga ngo love, ubona ko ahambere twavuze ngo I love God, nta cyahindutse. Love ni yayindi. You love, naha love ni yayindi, nta cyahindutse. Ariko aha ngaha hatatu, ya love igomba guhita ijya mu bwinshi kuko tuyikoresha present tense n'indagihe. Ni formule. Ubwo yaba ari love, yaba ari like, yaba ari go, yaba ari it, inshinga yose waba ufite uko yemeze kose iri muri present tense, ugeze kuri he, she, it, icyo gihe ya verbe ugomba guhita ushyira mu bwinshi. Ako kantu nizere ko kumvikana. Twakomeje. Icyo gihe tuzavuga ngo he loves, cyangwa se okay, he loves God. Abonye ko hajeho s. He loves God, akunda. Uzirikane ko he tuyikora tuvuga umuntu w'igitsina gabo, umwana, umusore, umugabo, umusaza, uwo ari we wese utwara igitsina gabo tuzakoresha he loves, akunda, we w'igitsina gabo, uwo muntu tugomba kuba tumuziraniyeho, akunda. Indese Kamanzi, Kamanzi ndamwibutse, ni igitsina gabo. Icyo gihe mu gihe ntashaka kuvuga izina Kamanzi nakoresha he. So ati navuga ngo Kamanzi akunda Imana, Kamanzi loves God. Mu gihe ntashaka gukoresha rya zina Kamanzi,
nkazana insimburazina yaryo nzakoresha he, kuko niyo dukoresha ku gitsina gabo. Ku gitsina gore dukoresha she. Ubwo naho tuzavuga ngo she loves God. She loves God. Uko ndi kubivuga njye nkoresha American English, cyo kivugwa n'abanyamerika. Hari uzo bavuze God bizagutungure cyangwa bigutangaze, ni bimwe. Undavuga love, undavuga love, byose ni bimwe, ni ururimi rumwe ruvugwa mu buryo butandukanye. Izo nizo twita accent. It, iyi it twabonye ko ikoreshwa ku kintu cyangwa se n'inyamaswa. Urugero ahangaha iyi it turifata nko mu cyimbo cy'inyamaswa kuko nizo zigira amarangamutima. It loves. It loves. It loves. Iyi it ishobora kuzahagarariye imbwa, inkoko, inyoni, ipusi, what else, kikindi, ihene, kuko nizo zigira amarangamutima. Ariko zo babangwe imodoka ikunda. Imodoka ntabwo ikunda, nta marangamutima igira. So it loves God. It loves God. Ikunda Imana. Ikunda Imana. Ariko ntabwo bisobanutse. Se imbwa yakunda Imana? Imbwa nta bwenge igira. Ntabwo izi Imana iyo ari. Reka tuvuge ko imbwa ikunda inyama. Sibyo? Inyama tuzita meat. Meat. Ikunda inyama. Meat. Meat. Iyi meat ubwo ugiye kumbaza ngo nese tica meat yo guhura itandukanye na meat y'inyama. Amagambo make ni amagambo abiri asomwa kimwe ariko ntiyandikwa kimwe, nta nubwo asonera kimwe, gusa mu mivugire arasa. Hano dusoma meat, hajya urabona ko harimo e na a, ahandi harimo e ebyiri. Iyo niyo difference, niryo tandukaniro. Mu myandikire biratandukanye ariko mu misomere biratandukanye. Meat ni uguhura, guhura n'umuntu, guhura. None iyo abantu bahuye hari ibintu runaka bari buganireho bakungurana ibitekerezo, twe mu Kinyarwanda tubyita inama. Inama iba kuko abantu nyine bahuye. Mu Cyongereza twebwe tubyita meeting. Meeting, uri yes, ndi mu nama ndaje. I am in the meeting. Meeting tubyita inama, ariko inama ihuza nyine abantu bahuye. Inshinga ni uguhura. That is to meet. Ntabwo ari meet y'inyama. Meet y'inyama ijyamo e na a. Iyo guhura ni e ebyiri. Sawa? Hanyuma dukomeze. It loves meat. Ikunda inyama. Ubwo iyo ntuzi kunda inyama tuyiziranyeho. Nuko njye nanze kwivuga mu izina. Swat navuga ngo dog. Dog tuzi ko ari imbwa. Sibyo? Noneho mu gihe ntashaka kuvuga dog nayisimbuza it. It loves meat. Cyangwa se ngo cat. Cat loves meat. Nemere kuyivuga mu izina ryayo cyangwa se nkazana insimburazina. Ikosa wakora ni ukubizana na byombi. Ukavuga ngo cat it loves. Cyangwa se ngo it cat. Oya. Hitamo kamwe. Byaterwa n'ikintu ndimo ndavugaho. Nanashyiramo lion, intare, nashyiramo impyisi, ariyo twita hyena. N'ibindi. Hanyuma aha ni kuri ya you. You twabonye ko ari ya yindi ikoreshwa ku bantu barenze umwe. Mu yindi ya mbere niyo ku muntu umwe rodore ni you, wowe. Hanyuma iyi you twabonye ko ibivuga ngo mwe. Ubwo iyi you tuzavuga nabwo ngo you love, mukunda, mwe mukunda, you love. Icyo gihe
nzandika cyangwa se nzavuga ngo you love God. You love God. Mukunda Imana. Mwe, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Mukunda. You love. Ndayereka. Urabona ko intoki zanjye zimeze. Mwebwe. Mugende ya mbere yo ni ku muntu umwe. Ukunda Imana sha. Wewe ukunda Imana. Ukunda Imana. Ariko nshaka kubivuga mu buryo burimo icyubahiro, ndavuga ngo mukunda Imana. Ari umuntu umwe nabwo birakoreshwa mu Kinyarwanda. Hanyuma iya kabiri, iyi ngiyi ya kabiri uhereye hasi, of course twabonye ko iyi ngiyi ivuga, dusoma we ikoreshwa tuvuga twe ni njye nawe, twe tuvuga we. Ntuzavuge we, oya we. Niyo ushaka uri kumwe n'abandi bantu 500, icyo gihe nanjye niba ndi kumwe namwe bizaba twe. Dukunda. Inshinga no gukunda, love. Dukunda, we love God. Dukunda Imana, we love God. Iya nyuma twabonye ko ivuga bo babandi, Kamanzi na Mukamana, bakunda. Dukunda, oya bakunda. Kamanzi na Mukamana bakunda Imana. Iyi day ikoreshwa ku bantu n'ibintu. Iyi day ndetse na it, ku bantu n'ibintu. Iyi day nayo ikoresha ku nyamaswa ndetse no ku bintu. Ubwo niba ari Kamanzi na Mukamana bakunda Imana, they love God. Interuro yanjye nkaba ndayirangije nkoresheje za nsimburazina zose uko ari 8. Urabona bitoroshye? Nawe wakora interuro yawe. Reka nguhereze umukoro. Umukoro ngiye kuguha, urakoresha inshinga to go. Inshinga to go ni ukugenda. Ukoreshe inshinga to play. Play ni ugukina. Izi nizo nshinga uri bukoreshe ku mukoro ugiye uri bukore mu ikaye yawe. Shaka urupapuro n'ikaramu, ibintu bikore. Izi nshinga uzitondagure muri present tense ukoresheje zino nsimburazina zose uko twabibonye. Sibyo? Murakoze. Mwari kumwe na Teacher Elijah. Ndabashimiye.